Za mari za make ugura ugahita wunguka ako kanya ndongeye ndazibonye iyi nzu nje kubereka kino gipangu cyose mubona kirimo inzu nziza nziza kandi cyane. Reka ninjiremo mbereke iyi mari ubundi dufatanye kuyisura, ubundi nimbabwira amafaranga iri kugura mwese murumirwa. Kuva nabaho dore dutangiriye mu mbuga ijya mu parikingi ifite parikingi y'imodoka ebyiri n'ikigega cy'amazi. Inzu niyi, inzu nini cyane ntabwo irangiriye hano, ni inzu y'umuryango buretse gato ndaje nkwereke. Ndacyakwereka parikingi n'ikigega. Inzu yo ni imbere, turakomeza ntabwo ari gutya ingana, nuko twashyizemo agakuta hariya kadutandukanya n'agace kamwe ko mu gikari. Reka mbere kuko inzu yose ingana. Reka ninjiremo mbereke, ninjire muri aka porutaye, ngira ngo murabona neza inzu irakomeza. Ubundi hazamo aka gakuta ariko inzu yose ni uku nguku ingana mu bunini bwayo. Ni inzu nini cyane, n'aka koni karimo aka ngaka. Igipangu cyose ni boroke sima. Urabibona neza ko n'inyuma abaturanyi rwose bazamura imiturirwa. Twisubiriye mu mbuga neza hano ku nzu nyirizina. Aha ni kuri salo, nsanze hafunze, reka bampe agafunguzo turebemo. Reka bampe agafunguzo hano mbereke uko hameze. Nongera kubereka neza ko imbuga yose ari amapave. Aho guparika ni amapave, imbere y'umuryango ni amapave. Reka nze mbereke no mu nzu mo imbere. Iyi nzu ifite ibyumba 4, uretse ko kimwe ni gito ariko ni ibyumba 4, ikagira n'ahagenewe dushe na tuwarete byo mu nzu, uretse ko bidasetinzemo ariko imirimo yabyo yo yari igikorwa. Aha ni salo, salo nini cyane rwose nk'uko mubibona. Uyu muntu yafashe umwanzuro kuko iyo umuntu agize ikibazo agurisha ibye bikamugoboka. Ubundi ari nkawe iyi nzu ntiwayigurisha kuko iyi nzu iri mu mujyi wa Nyamata hano hafi no ku karere, hafi n'akarere neza hirya gato ku bantu bazi kuri Monfort. Iki ni icyumba cyayo cya mbere, icyumba kinini gihagije rwose nk'uko mubibona. Parafo ni triplex ngiki cyumba. Reka mbereke ikindi cyumba cya kabiri. Ubundi kugenda muri salo, ngiki icyumba cya kabiri ari nacyo principal, nicyo cyumba kinini cy'inzu kinini. Iki cyumba ni kinini nkuko mubona, wenda nafashe kamera mpagaze ukuntu ariko ni kinini cyane. Urabona ko hari n'ibikivugururwa kuri yo, ngira ngo nibwo ubona ko imirimo yayo ikomeje. Kikagira uyu muryango winjira muri dushe, hagenewe dushe na tuwarete nk'uko mubibona. Ikaza kugira n'undi muryango abandi bashobora kwinjira